ndabaganiriza barambwira ati tuzagukomeza tukugenda imbere tugufashe muri byose. Niyo mpamvu nanjye numva ko nzafasha abana bose. Muzungu iyi sura afite muze kunshimira papa Elvine, munshimira mama Elvine. Mu byukuri Elvine we ubu ndamufite, ndamubaza ibibazo byinshi. Uri tayari kunsubiza? Ngewe ibintu napanze bikaba byaranze paka ngeza. Wowe wabiteguye ute? Wabitekerejeho ute? Ese ninde wabugufashijemo? Ese niyo yaba ari inzozi? Kuki utabyutse ngo urebe ko utari kurota neza kuko ngo ubivemo? Muhura byagenze bite? Urugendo rwa mbere uhura na Mugisha byari bimeze bite? Byari bikomeye ubwa mbere guhura na Mugisha. Ababyeyi ntago babyumvaga neza, ariko mu ncamake baje kubyemera baramfasha turamuvuza. Ubu ngubu ari gukira, ubu ngubu biragenda bishira ku mubiri. Bonye mpita kuri YouTube ndagukurikirana, numva biranyuze umutima wanjye, nanjye urambwira ati kuki utafatanya na Elvine? Nyine mu busanzwe meze neza cyane. Yego. Abantu ninjiye bari bazi ko nta Kinyarwanda nzi. Baravuga ati abanyamahanga kenshi nabakunda gusuhuza, ariko nabumvaga. Ngiye usubiye inyuma ndabasuhuza. Icyambere ndashaka Mugisha banda mobile. Meze neza cyane. Biragenda. Elvine mobile. Elvine ndamukunda. Elvine ndamukunda kubera ikibazo cy'uko harimo n'ubunyeshuri, cyangwa se kuba ari umunyeshuri. Nanjye nk'abanyarwanda bagira akazi kenshi, ngiye kugira ngo byonyine uzabone ahantu ndi byagusaba like nk'amezi 3 ungendaho runono, kandi nabwo making sure yuko ahantu uri bunsange nyine ubizi neza ko mari. Kushobora kuhasanga uzi ko mari ugasanga nago mari cyangwa ugasanga ndahari ariko nsoje akazi kanje ndagiye. Elvine nifuje yuko nahura nawe, bimfata hafi ukwezi ndabitekereza ndabipanga, ariko mu byukuri buriya ikintu kibaho abaho yuko abasitari ngo barabura ibiki. Elvine nge ntabwo mbyite ko ari umusitari. Elvine nge ndamwita umunyeshuri, n'abari kuri kamera na bagenzi ba namwe mwaje kumureba mumurebemo umunyeshuri, mumurebe umwana wagize igikorwa cyo gufashanya. Nge nabaye ku mandi imyaka 3, icyo kintu ntago wacyemera kuko ukuntu niteza imbere, cyangwa se akazi nkora, uburyo nkoramo, cyangwa se uburyo neramo imbere, ushobora kuvuga ati uyu musore ntabwo yabaye ku muhanda. Nge nabaye ku muhanda imyaka 3. Sinzi kuko ari mutoya. Muzungu niko numvishe. Muzungu ni mutoya, ashobora kuba atazigira agire ku muhanda, ariko ngewe nzi neza ko maze ku muhanda imyaka igera muri 3. Muzungu agarara hano ruguru yanjye. Urumva muri iyo myaka 3 ibintu byinshi nabonye byose. Icyiza kirimo ni kimwe, nuko hari abantu bagira umutima mwiza n'abatawufite. Najyaga kumva nkumva uwo munsi mu gifu ndahaza nariye, undi munsi nkasanga nago nariye, kandi nareba nkasanga uwabikoze ni umuntu arahumeka, n'uwakoze wa wundi watumye ndya nawe bya bindi byatumye ndya nawe ni umuntu nk'abandi. Wenda either umwe yaje n'imodoka undi yaje n'amaguru, ariko bose barahumeka n'abantu. Rero iyo Elvine afashe igikorwa nk'iki akagikora, ni ibintu biri fact kandi binashoboka. So mu rurimi rw'icyongereza ndaza kuza kwifashisha ururimi rw'icyongereza cyane kugira ngo inze guhagararira uwabazaga Elvine inyuma kuri kamera, kugira ngo abo bari hanze dukurikirwa n'abantu benshi birumvikana, sibyo? Ndaza kugeraho nkoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo mfashe aba diaspora cyangwa se abari hanze y'igihugu kuza kumva igikorwa turimo twebwe, cyangwa se igikorwa Elvine yakoze. Icyambere abantu bari kutureba mu byukuri mwumve ko nago Elvine ibintu yabikoze harimo aba diaspora benshi, cyangwa se abanyamahanga benshi, cyangwa se abo mu ntara benshi. Abenshi ni abaturanyi babashije kumwegera
cyangwa se yabashije kuba yabwira bakamwumva. Ariko kuri ubu ngubu noneho dukeneye ab'inkota amasimbi bose nimba koko Elvine ari byo iri yerekwa yararigize, akaba ari mu bana bari kuvuga ati ibitaro byose byo mu gihugu ndabizenguruka. Aho ngaho turaza gusaba ubufasha inshuti n'amavandimwe, turaza gusaba support abo ba diaspora. Impamvu tuba duvuga aba diaspora, iyo umuntu avuye mu gihugu cye indani abazi impamvu akivuyemo, either guhiga cyangwa se afite abantu afasha agiye gushakira amafaranga cyangwa se ubushobozi. So hari n'abagenda bavuga ati twege tugiye kubw'inyungu zacu no n'iterambere ryacu, ariko yageraho buriya amafaranga iyo bageze hanze, nanjye ndatravelinga sibyo, nanjye ndagenda, ariko iyo tugeze hanze ntago ayo mafaranga tubona, urumva ntago tuyakoresha ibyo dushaka muri icyo gihugu sibyo. Ariko ubwinshi bwayo iyo ageze mu gihugu twabagamo nibwo tumenya agaciro kayo, agaciro kanyu kayo mafaranga mwagiye gukorera, uwo mutima mwajyanye, iyo Mana ituma mubyuka mugakomeza mugakora, yabakanguriye, yaberetse Elvine. Icyo kintu mukimenye, yaberetse Elvine, mugomba kumureba mukamwumva, mukareba ikiganiro cyose mutatarukije, mugakira mukakirangiza, kuko harimo inyigisho, harimo umutima mwiza, harimo ubufasha. Uyu mwana njyewe ifoto ye ya mbere yagiye hanze, ntabwo nari kumufata, ntabwo nari kumwegera, ariko urebye neza nkasubiza amateka yanjye inyuma, kumufata gutyo numva bidahagije. Twanararana ku cyumba kimwe agasinzira, nkamubwira ati jya koga uze uryame wisige wariye wanyweye, kubera ko nzi akababaro kabyo, nzi igikomere cyabyo. Muzungu iyi sura afite muze kunshimira papa Elvine, munshimira mama Elvine. Mu by'ukuri Elvine we ubu ndamufite, ndamubaza ibibazo byinshi, uri tayari kunsubiza? Yego. Elvine, amazina yawe yose yitwa nde? Amazina yanjye nitwa Isheja Ndahiro Elvine. None se iyo umuntu afashe nk'amezi 5 ari kugushaka akakubura kandi uri umwana, wowe ubyumva uti? Kandi ubyumva uti njye maze amezi 5 ngushaka narakubuze? Njyewe ntago wambona, mba nagiye ku ishuri na nimugoroba nkiga, nkahita noga nkajya kurya, nkahita ndyama. Wiga mu wa kangahe? Mu wa 6 primaire. Yego. Okay. Uratsinda se? Yego. Ibintu ukora biragaragara. Elvine, nkuko maze igihe ngushaka, nifuza kukubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ukansubizanya ubwenge nsanzwe nkumvana mu mavideo yose wakoze. Yego. Sibyo? Ese Elvine, ngenda kuze ariko nagari cyane. Sibyo? Ibintu ngewe nakuze mvuga nzakora nimba mukuru cyangwa ningira amafaranga, nimba umukire, navuze ko nzafasha abarwayi, ngafasha abakene, nkagaburira imfubyi n'abapfakazi. Iyo yari intego yanjye, ariko nta na kimwe ndakora. Nta na kimwe ndakora, just gutanga amafaranga ati mugende mubinkorere, cyangwa se ukajya ukana ukabona babana bo ku muhanda nka ba Muzungu mbaciyeho tuza twisangirira bitateganyijwe. Ntabwo ari ikintu napanze. Wowe kuri iyo myaka yawe, ngewe ibintu napanze bikaba byaranze paka ngeza, wowe wabiteguye ute? Wabitekerejeho ute? Ese ninde wabugufashijemo? Ese niyo yaba ari inzozi, kuki utabyutse ngo urebe ko utari kurota neza kuko ngo ubivemo? Njyewe ukuntu nabitekereje, naricaye ndabitekereza, mbyutsa ababyeyi banjye bombi, papa na mama, ndabaganiriza, barambwira ati tuzagukomeza, tukugenda imbere, tugufashe muri byose. Niyo mpamvu nanjye numva ko nzafasha abana bose bababaye n'abatishoboye bose, nkabakura mu muhanda. Njye mvuga ngo ninkura nzaba umuganga, nshinge ibigo by'amashuri, nshyiremo abana bose batishoboye baba ku muhanda, bamwe mbavure barwaye, abandi bige, kugira ngo nabo bazagere ku byo bifuza ariko batabonye ubushobozi. Elvine, nge numvaga uri umuntu munini 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 munini,
ku buryo rwose nk'iwawe urumva ushobora kuba wicaye nko mu ntebe ijyamo abantu babiri kavuga ati aba bana mubashyire amavuta n'amasabune. Aya mafaranga yakoze ibintu kuko video iheruka kameramani aze gukomeza acishemo abereke ni ukuri ntabwo ibi bintu ari byo byari biri muri video ya mbere, byari bikeya. Bivuze ngo barimo barakumva, bari kumva uburemere bw'ikintu uri gukora, bari kumva message uri gutanga. Iyo wumvisha umuntu avuze ngo kugira ngo bikunde ngo ndasaba aba diaspora badari ntago wabikora. Nabikora niyo natasaba abaterankunga b'aba diaspora, mfite abankomeza abanyarwanda nabo baza bakadufasha, tugafasha n'abandi n'abadiaspora badahari twabona abadufasha. Ku ruhande rw'uko ufite inshuti n'abavandimwe babigufashamo, muri makeya imbaraga z'abadiaspora ntago ziraza. Yego. Kuko abadiaspora ningufasha kubisobanukirwa niba abantu baba hanze y'igihugu, ngira ngo nabivuzeho kare. Yego. Baba hanze y'igihugu urumva, ariko ubushobozi baba bafite ku mafaranga y'aho baba baravuye abafite agaciro nyine kanini. Urumva like ni nk'urugero naguha, umudiaspora guhaye amafaranga 1000 cy'amadolari cyangwa se cy'amayero, mama wawe yabisabye, ni mama wawe ninde size umuntu wabigusabiye. Urumva icyo 1000 we ni nkuko nafata mu mafaranga yose mfite hano umufuka ngaguha 1000 cya hano, mu mafaranga naba nkuye naba mfite nunze nakuramo 1000 imba numva nagikuba gicitse. Nawe rero icyo 1000 bakuye mawe imba nagikuba gicitse, ariko iyo ageze hano nago turanabyizeye. Tubyizere. Yego. Tubyizere. Reka twizere ko video yindi izajya hanze tugiye mu bindi bitaro tuzakurikizaho iyo note y'ijana cyangwa y'1000 y'umudiaspora, kubera ko izaba ifite agaciro kurusha twebwe bo mu gihugu. Biragora kuyabona, turahiga, hari igihe tubyuka bikanga, ariko ikigaragara cyo umugenzi wawe ugufasha cyangwa se inshuti n'abavandimwe bagufasha cyangwa ababyeyi, iyo agiye ku kazi guhiga amafaranga azakora iki gikorwa, hakazamo imbogamizi, isengesho ryawe ryonyine niryo rituma ahita yabona. Kuko ubu urimo urasenga ati Mana ba bantu bose bamfasha bahereza ubushobozi bamfasha, sibyo? Twizere ko umudiaspora hava hose akagera icyo 1000 iryo jana, sibyo, niri kugeraho. Ndizera ko twese twabyizeye yuko tuzaba dufite ibintu byinshi tujyanye mu ivuriro. Murayibona yuko murabizi ko mu ivuriro tuba dufitemo abantu bavunitse, sibyo? Yego. Tuba dufitemo abantu bahabyariye ariko nta mabasi ndimo ndabona. Tuba dufitemo abantu baba baryamye ngo wamubaza wamwegera ukamwongora ukumva arakubwiye ngo ndi kubura 7,000 ngo bansinyire nahe. 1000 bingahe ku mudiaspora n'uruca abana niko nabyita. Ni akantu kari toto. Ku muntu wo munyarwanda nawe ufite umutima ni akantu kari toto cyane rwose. So ubu ngubu tushyiriye abafite abana bavutse, ndi kubonamo ibikoresho by'abana bavutse. Dushyiriye abafite abana bafite ibibazo kuko harimo impapuro z'isuku, harimo toilet papers, tissues nizo mvuga, sibyo? Dushyiriye abashonje ubu tuvugana turi bugireho bari kwayura. Urumva agaciro k'ikintu Hervin akoze? Ubu tuvugana tubageze no mu masaha meza bashonje bafite inyota. Mu by'ukuri Hervin ntabwo nongera kubaza ngo urasaba icyo abandi barabizi nabo barabyihera amaso, sibyo? Ahubwo Hervin wowe ku giti cyawe iyo witegereje muzungu mujya musangira ku meza? Turasangira ku isahani imwe. Ku isahani imwe? Murasangira ku meza? Yego. Ku isahani imwe? Ku iparati imwe. mugakaramo karya ubugari ku iparati imwe? Yego. Mbere akihagera mwarasangiye? Njye nagize ubwoba cyane ntango njye nahise nsangirana. Wese wigera kuryama. Ubwa mbere umubona ikiganiro cyawe ndakizi, ukimubona bwa mbere muri bisi
sibyo nicyo kiganiro cyatumye nkumenya ndaguhiga koko uri umusitari nka bundi turahigana pe ndakubura neza ese umaze kumubona ya shusho ya mbere wabonye n'iyi ngiyi ugiye kuvuga ngo ushimira Imana washimira Imana mu buhe buryo ngiye kuvuga ngo nashimira Imana ukuntu nashimira Imana nashimira ko umugisha hari aho yavuye akaba ari naho ageze yarakize bya bintu byavugakaga byashizeho ubu aho aryamye ntabwo wabihasanga usibye dukeya tumurya akishima ubu ndashima Imana ko yakize ariko ntabwo arakira neza ngo bishire mu mubiri we ase nkanjye nubwo atarasa nanjye neza ariko arasa nanjye ariko mu by'ukuri urifuza ko yasa nawe basi yego wow. Nenge kubasaba amashyi ariko mbonye ngenda shafite ibyo byo kuvuga mugisha mushiki wawe arashaka ko musa ubu tuvugana ese mu by'ukuri mu buzima busanzwe wari ufite ababyeyi yego wari ubafite se papa wanjye nawe ndarufite papa niwe utari ufite ntabwo ni uko utamuzi ariko ashobora kuba ahari kuri ubu ngubu ndatekereza yuko papa wawe impamvu ashobora kuba yaragiye impamvu irimo niko mbikeka ngewe ntabwo ndi buze kubabaza cyangwa ukomeretse sibyo ariko ndakeka byaba biri mu mpamvu kuko hari ukuntu ureba umuntu ukabona ntabwo uwo muntu akwiriye kuba ari kumwe nawe ese biramutse bibaye abo banyarwanda aba diaspora bakadufasha ukavurwa ugakira tukajya kuvura na bagenzi bawe tukajya no kubareba ahandi tugateka ibyo kurya tugasangira biramutse bibaye ugasa nka mushiki wawe nk'uko ari kubyifuza ubu tuvugana ugiye gushimira Imana wayishimira mu buhe buryo ugiye gushimira n'abantu wabashimira mu buhe buryo uburyo nayishimiramo ni nko kuvuga ngo ni nko kujya gutumiza kamera ikajya mu rusengero ngatera hareruya nk'icumi cyangwa mu 20 kubera ko yaramfashije mbara n'umuryango mwiza nyine uramfasha uramvuza bituma n'abantu benshi bituma njya kuri YouTube kugira ngo mbone umuti wo kuvurwa nyine ubu ngubu ahantu ngeze aha ngaha ndi ni ukubera Imana nabo yakoreye muri ba bantu bagiye bareba cya kiganiro cya mbere na mbere. Okay, urakoze. Elvin nishimiye guhura nawe. Nanjye nishimiye guhura nawe. Byanshimishije kuba nawe ntabwo nari nkuzi. Ntabwo warunzi ariko njye nari nkuzi cyane kuko njye nagushakaga of course nagomba kumenya. Ahubwo wowe ubu ngubu uramenye. Mumfashe ngira ikintu mvuga just mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo mfashe abantu batababiri kubyumva cyane. On my behalf, I'm with the friends and families from different sides. I'm with Elvin Foundation. This foundation is all about helping people and in need. I'm really happy to meet you guys, and I really appreciate my time now for giving myself to come here. I have all the things to do, but as long as I'm here now, I'm very satisfied and very happy. At my side, and my colleagues, let me stand by my side and say, all the way from Rwanda, East Africa, South Africa, around Kigali, Eastern, Northern, West, and East, and Kigali, really Kigali people inside in Kigali. I'm calling upon you guys to come and join us. We have a really great act. This act is all about helping people. People in needs, people in hospitals. Here we go by injured peoples, sick peoples, and some of the parents here, I mean mothers that are giving birth in different hospitals. We are now in the hospital visiting, and we are going to do this ever and ever again as long as your hands are with us. People from outside, here I mean diasporas. Elvin, she's young, but big in mind and thinkings. She's calling you
she's begging you, even if you cannot help, but at least you can pray for her because she have a big dream. I've spending like 3 months looking for her. This is my chance to meet her, and this is my first chance to do what I was supposed to do since I was growing up. But now I'm surprisingly that Elvin, as my young sister now for life, we are doing this together. So people from outside, pray for us, help us. Your $1, your $2, your $100, your 1K. People Rwandans. People Rwandans in total. Your 1K, your 2K, your 100, your 50,000 can make a change in lives. I thank you so much and I appreciate Elvin. We are together in journey. Turi kumwe mu rugendo, sibyo? Yes. Thank you. Nitwa Mukazera Joseline. Elvin, nshaka kukubaza ikibazo cy'amatsiko. Ibi bintu bifatanya n'ishuri gute? Watekereje gute kuzana Mugisha mu rugo? Ese ubwa mbere muhura byagenze bite? Urugendo rwa mbere uhura na Mugisha byari bimeze bite? byari bikomeye ubwa mbere guhura na Mugisha, ababyeyi ntago babyumvaga neza, ariko mu ncamake baje kubyemera baramfasha turamuvuza, ubu ngubu ari gukira, ubu ngubu biragenda bishira ku mubiri. Yego. Mugisha ukimara kubona ageze mu rugo ukabwira ababyeyi bawe ko Mugisha mugomba kubana, mbwira iyo baba bakakubwira Mugisha ntago tumushaka, wari kubyifatamo gute? Byari kumbabaza cyane kandi njye na Mugisha twari kujyana, ntabwo nari gusubira mu rugo. Oya Elvin, ukava mu rugo ukagenda kubera Mugisha. Yego. Nese mbyemba barumbwire. Ibyo bintu wumvaga koko biri bushoboke ko ababyeyi bari kukureka cyangwa nawe wari kujya kwibera mu muhanda nyine ababyeyi bakakubura? Nabo byari kubatera ikintu cyo gutuma Mugisha ava mu rugo nanjye nkaza. None se akabazo k'amatsiko, njya numva ngo ufite imyaka 6 ngo waje kuba watekereza nyine waje kugira gusanga abana bambaye ubusa, ujya gufata akawunga n'umuceri urabivanga. Ngiye ibyo bintu byarancekeje cyane, urabivanga urangije urifata ngo ugiye kubitanga. Ibyo wabikuye cyangwa se no mutantine wari wakubwiye nyine ngo ujye gukora ibintu nk'ibyo? Numvise binjemo mu mutima wanjye, numva ko ngomba gufasha abana nahuye nabo n'abandi bari ku muhanda nkabafasha. Ubu rero Mugisha muri kumwe mu rugo, ubu ni musaza wawe? None se yego, iyo muri kumwe muri ku meza cyangwa muri gukina, ese mwiga ku kigo kimwe? Yego, twiga ku kigo kimwe. Wewe wiga mu kangahe? Mu wa 6. Mugisha we? Mu wa 5. Ni byiza. None se Mugisha iyo abana bakina, Mugisha akaba wenda ukuntu abana bakina bagashotorana, mwe ntabwo mujya mushotorana? Ntabwo dushotorana, tuvuga ngo tubyihorere mubivemo nyine bitaduteranya, tugashaka ibindi dukina bitarimo bya bindi bitari byo Oya njyewe aho ngaho urambwiye ngo Mugisha ni musaza wawe, buriya ntabwo twamwita umwana wawe, nk'umwana wizaniye nyine ababyeyi bakagufasha kumwemera, urumva atari umwana wawe? Ngiye nsubiza. Mama akunda kunsereza ngo ni umwana wanjye, ariko njye mufata musaza wanjye kuko ndamukunda cyane nawe arankunda. Njye ndumva mbyishimiye cyane. Njye kugira ngo rero mumenye, nakumenyeshejwe na social media, nari ndimo nscrolling utuvideo kuri TikTok, mba ndakubonye mpita njya kuri YouTube ndagukurikirana, numva biranyuze umutima wanjye, nanjye urambwira ati kuki utafatanya na Elvin? Nyine mu busanzwe nanjye ndi umuntu ukunda gufasha abantu, nyine naje gusanga dufite amaraso amwe. Uri ufite ayahe maraso? Aho yase uzabaze papa na mama uzabaze bakujyana kwa baganga bagende tumenye groupe y'amaraso. Nkubwiye ko ari O, ubwo nawe wakwisanga ari O cyane aga plus.
urabyemera se? tuzajya kureba. Njye ndumva mbikunze cyane. None se Uwase njyewe uyu munsi namubuze. Uwase ararwaye. Yo, Imana imworohereze. None se Elvin, urambwiye ngo Mugisha ni musaza wawe, umwiyumvamo nka musaza wawe, nibyo mwabaye abavandimwe. Iyo muri gukora homework nk'umuntu yiga mu wa gatandatu, wowe urumva we umwanya arimo wowe uvuyemo, ubona Mugisha agerageza mu kwiga kwe? abo wa mbere. Okay, rero ngusabiye imigisha myinshi cyane. Yego. Ndumva twibanze kuri Mugisha cyane, tumwibandaho amanota ye ayawe. Ayanye nanjye ndatsinda mu wa kabiri. Urabitsinda cyane. None se hagati aho ngaho wafashe Mugisha